ikintu cyatumye nifuza kwiga karate cya mbere, karate ni umukino nakunze cyane, mbona ko utandukanye n'indi mikino. Icya kabiri, n'uwo mukino nakinnye numva muri njyewe niyo mpano yanjye, ntabwo ari byo nagiye kwishakishiriza ku ruhande cyangwa se nagombaga kwishakamo, ahubwo ntibyari bindimo. Umukino wa karate nawugiyemo nkukunze, ujyamo numva ko ku giti cyanjye hari byinshi uzamfasha bijyanye wenda no kwirinda. Icyo kintu cyatumye mbasha kugera kuri wa mukino karate. Natangiye kwiga karate mfite imyaka icumi. Natangiye kwiga karate mfite imyaka 10. Mfite sentire noire. Mfite sentire noire deuxième dan. Urumva kugera kure nawe utabyifuza, uko uyu munsi umeze ushaka kugenda wongera, ni nako ubumenyi bwa wa mukino wanjye nyina wa karate ugenda rwiyongera urwego ibiriho. Urumva nkeneye kuva kuri ya dani ya kabiri nkazamuka nkagera hejuru na dani nk'esheshatu hejuru. Nkeneye kuzamura umukino wa karate cyane bishoboka pe. Mfite club nini cyane bita True Fighter Club. Ni club irimo ingeri zose, abakobwa, abasore, abamama, abapapa. Mfite club nini cyane pe. Gushinga club cya mbere ni ubumenyi, no kuba ufite ubumenyi bw'iyo club ugiye gushinga. Ikindi cya kabiri, ukaba ufite ibyangombwa bya club yawe. Ibyo ni byo byibanze kuba wafata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushinga club. Cyangwa ugomba kuba ufite bwa bumenyi nakubwiye, ufite ibikoresho, kandi uzi neza ko ibintu ugiye gukora ubizi. Birumvikana ntabwo wavuga ngo ugiye winjiye muri karate bwa mbere uvuge ngo ugiye guhita ushinga club. Urumva uba ugishaka nyine bwa bumenyi. Umaze kugira bwa bumenyi nibwo buguhesha kuba washinga club bitewe n'urwego uba ugezeho. Umwana wose washinga club bitewe n'uko uba umedita. Bivuze ngo nimba ufite sentire jaune uba wemerewe abanyeshuri kuva ku munyeshuri umwe kugera ku banyeshuri 3. Aho ngaho wabigisha ibijyanye na ya sentire yawe uhagaze. Noneho kuva kuri sentire orange kuzamuka uba wemerewe abanyeshuri kuva kuri umwe kurinda kugera ku banyeshuri 10. Ubwo urumva uko inzego zigenda zirutana ya grade yawe ufite, ugenda ubasha kugira abanyeshuri n'umubare wabo. Karate tugiramo ubundi ibice bibiri. Hari igice bita wadoriyo n'ikindi gice twita shotukani. Iki rero ni mu gice kijyanye na wadoriyo. Nigisha wadoriyo. Ikindi mu bijyanye n'umukino mo imbere ndani nkunda kwigisha kumite, bijyanye n'imirwano. Kuko naho tugiramo ibice, hari abatimu kata, hari abatimu kumite. Ubwo abatimu kumite ni abajyanye no kurwana, ariko hari timu kata ni abatimu kata biyerekana nyine ibyo bikubiye muri karate, amwajya hari bakabyerekana cyangwa se mugakina ayo makata. Ariko njyewe ikintu nibandaho muri karate yanjye nibanda ku kijyanye na fighting. birumvikana itandukaniro ntabwo riba riri
ziri difa cyane, kuko usanga akenshi umunyeshuri wanjye uza kwiga karate aba umukobwa cyangwa umuhungu, n'ubundi aza azi neza ko icyo agiyemo agikeneye kandi agomba kucyinjiramo we wese. Byumvikane ko aba umuhungu cyangwa umukobwa bose bakina bimwe, biba biri kimwe, biba ari same kabisa. Nta tandukaniro nini riba ririmo, kereka warabijemo wenda utabishaka, ariko mumenya neza ko bitewe n'abo ngendeye ku banyeshuri banjye nyinisha, nta tandukaniro mbabonamo cyane, bose baranganya ku wabijemo abishaka abanganya. Imbogamizi mbona mu mukino wa karate hano mu Rwanda biracyakomeye cyane, kuko usanga imbogamizi nini dukunda guhura nazo ni ikintu kijyanye n'abaterankunga turacyabafiteho imbogamizi cyane. Ikindi kintu kijyanye n'ubushobozi, ariko ku bijyanye n'ubushobozi bwo sinabitindaho cyane, reka nigarukire ku kijyanye n'abaterankunga, kuko nibo bantu mbona dukeneye cyane umukino wacu. Usanga nimba twakoze nk'amakompetisiyo, usanga kompetisiyo dukora ni iz'akarere, ni kompetisiyo z'imirenge, kandi nazo ugasanga nta kintu kigaragara tuzibonamo. Ubwo urumva turamutse tugize ba baterankunga, ni babandi bazadusupotinga kuba twajya mu bihugu byo hanze tukajya kureba, tugakompeta n'abandi bantu bo hanze, ubumenyi bukiyongera. Ndetse ikindi kintu nshobora kuba nanagarukaho ni ikijyanye n'uko umukino tuwukina byo kugira ngo twishimishe cyangwa se tugire icyo duhindura mu mubiri wacu, ariko ntabwo kubikora nk'akazi rwose. Ubona ko nta kintu cyavamo cyane, nta kintu kivamo. Urumva biba bikeneye ko byibuze n'ababishinzwe badufasha, bakavuga ati byibuze ibi bintu bigenerwe igihe runaka, nimba tugena muri ayo makompetisiyo tugire n'ikintu tuyakuramo kitumotiva, gituma tuvuga ati kuko cya kintu tunarimo si ukugikunda gusa, ahubwo twakikora nk'akazi. Murakoze cyane kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kutuganiriza, gusa biba bikenewe kandi ndakeka ko ari n'ikintu cyiza, muba mumenye byinshi, ndumva ari ibyo.